Turatangiye dutangiye dute nyuma y'igihe kirekire ese nzibagirwa ese ndinde hari uwibaza dutangiranye nawe who am I? It's been a long time. Episode ya mbere kufatanya na DJ David usangwa online. Banyita Helufei pfukama nkaba uretse mve nkaba umwana w'umuhungu w'imfura mu muryango w'abahe. Kuva nkiri mutoya nari nariyobenenyeje nigira nk'andi umwana w'umuhungu bisa nk'andi umwana w'umukobwa wihizinduye umuhungu we. Buri gihe nahoraga nambaye mask. Baravuze ngo baho ntihazagire ukumenya ndetse uzapfe ntawe ukwatatse. Hanyuma ufate nomero yanjye yandike kuri WhatsApp mbwa ati nshaka amavi gutya na gutya. It's okay guys, nababwenga ibyishimo nicyo kintu muzima kigora. Abenshi mubifata sinzi uko mubifata nyine, buri muntu agira relationship iba mu mutwe. Ego ngiye muri ngiye ubwanjye iki kintu ushaka kugikora ndagikora mu by'ukuri cyambyari ibyishimo. Namanje WhatsApp irahari then nijya mu disk banner ntekereza ko nanjye ndi umwe nyita mu VIP. Nyandikira kuri WhatsApp unsabe boro yose ushaka rwose tuyibahereze. Soke ubaye nta mafaranga ufite nta kibazo twabafasha. Dufite channel icamo movies z'ubuntu gatatu mu cyumweru. Isoke nk'abakunzi banjye rero hano uburyo woroherezwa bitewe n'ahantu waturutse n'ujye ujyungana mvuye kuri YouTube yawe. It's okay mbere kuntu tubigenza. Reka ndeka batinda muri video yanyu amahirwe n'imigisha reka tubifuriza nawe mu ibinyifurize ubwo nitisoza muri 30 nje nazamurikira ndi tugomba gutangira. Thank you so much, I love you so much. Murakoze. Yarakubitwaga rero igize akaboy ndabyanga ubyibuka ruwamukubitaga kera arimo atuga amateka kuva kera kiri mutoya. Vuba hari ibyo naje kuba navumbura. Iyi mask yahoze ari mask ikonje iri corde. Ariko nanone niyo yari ifite ibindanga byanyabyo yari recovery. Buri kimwe cyari cyo cyose cyahimbwe kubw'impamvu. Ndetse mu nyanja z'amaraso no mu myotsi y'urugamba hari byagaragaye. Nibagiwe ubuzima n'urupfu mpagarika no kwibaza ngo ese ndinde. Inyuma y'icyari maske nabayeho ndi umusirikare udafite izina, nameless soldier. Narahanganye mpinduka General Fei Hong uri invisible utagaragara. Yakoze igishoboka icyo ari cyose kugira ngo agere kuri iyo title. Gusa mu iherezo ese General Fei Hong ninde? Who is the General Fei Hong? Ndinde? Dutangiranye amateka y'umukobwa watwibwiraga. Bas nguyu ngo yaba ubuzima bwe bwose yambara mask yarihinduye kaboy. Ni icyuki cy'umukobwa shado. Episode 1 izina ntiriraza. Akarimbo kavuga gati guhangana na hahise. Isura hishe inyuma mask ndibaza ndinde. Byinshi bigaragara. Iyo urukundo rwiganje biba bitoroshye. Inzira zanjye nimba zirangezeho ngana bimeze nk'umukungugu utumuka mu kirere, bikagaragara nk'imicurangire yumvikana mu ijoro ikaryohera umutima. Injyana nziza zirimo ziracurangwa kuko iki gihe kitagera ku iherezo. Nagize itangiro rishya nyuma yo kuba habaho irimbuka rya bimwe na bimwe. Nakaririmbo ukwezi nk'indirimbo, ubuzima nk'igishashi, umutima udafite inyito. Reka mbashe kuba nakwambuka uyu mugezi. Ukwezi kumurike urubura rugwe. Ariko tunyura muri byinshi cyane. Umfata ikiganza tuzabana iteka ryose njye nawe Kajumba ku bwa runo rukundo. Ruratwika nk'icumuriro cyari rishyushye. N'urukundo
dutange akiswe The Legend of the Female General episode 1 The Legend of the Female General. Dutangire mu rugamba bakubwira ngo ku mwaka wa 20 w'ubwami bwa King Yuan mu Bawei ndetse hari urugamba mu Rwanda rero ingabo zari zambaranye cyangwa se zari zatakanye zihanganye ndetse mu Rwanda abari bahanganye n'abitwa ngo ni Ming Shi mu gitero cyari kiri hagati y'urugamba rwarwanaga abitwaga ngo naba Wutuo bari bagabye igitero ku Bawei nanone bize ngo ntago rwa mbere bari barwanye. Umwami Qingping yategetse General Xiao Zungu kuyo nka komanda w'ingabo z'Abawei yari akeneye ko yakongera gutsinda urugamba kuko yari amaze gutsinda inshuro 5 Wutuo imyaka 5 yarahise. Xiao Zungu kamanda w'igisirikare cy'Abazia yari rwari urugamba rwo rwanyuma yarwanye n'Abaming Shi bari bazanye ingabo 30,000 ziri mu matroops ndetse bagwa muri ambushi gaturere n'amateka dutangiranye. Xiao Zungu manika sha feiwe guturuka mu wawe hey ntago uri buducike yamanike nibwo turakugirira imbabazi Herufei gututekereza ko twatsindwa sha abasirikare b'Abawei ntabwo twabibigware twahitamo gupfaho kugira ngo tumanike mu mwatake bamugabaho igitero raka bamugabaho igitero kumbe batarica generale watabaye abiraramo harwana ku ifarasi batarica generale dore uko azamuka mu kirere yohereza inkota ifata uyu nguyu parika hakuno kuri generale sinzi generale Xiao ntabwo ameze neza. Generale Xiao bisa nkaho bamurashe ntabwo yarenzaho. Generale Xiao marira yaramanutse muri maske utabaye hakuno kajwi twumvisha wajya na agapome data bashanga avana uyu nguyu musore ati data bisa nka n'umuhungu wa generale katurere Xiao Ziwei Herufei General Fei Hong urugamba mu ngabo zirahangaha ubufasha bwari burimo buraza reinforcement ubufasha bwari buri mu nzira buza katurere uyarebye inkota umukobwa afite aye byatangiye kwibuka we ati umugozi utyaye wakata igiti amazi afite imbaraga yakwinjira mu ibuye penetrate into the stone. Munsi umwe mwembi babiri muzahinduka inyenyeri zisa zimurikira Wei nimuhuza imbaraga muhuje imbaraga mugahuza zino nkota muzahinduka abadasanzwe muzarinda Wei ndetse n'abaturage bayo. Uyamwambura inkota yamwambuye ya nkota katurori aya basi ntabwo ukwiriye inkota Kingland data rero kwizerema akaguhereza niko umusore yabwiye muko uri ahangaha twumvisha akazwi kumva n'agapome mwitonde turacyatangira episode 1 kuri The Legend of the Female General. Twaje sasa mu mujyi bisa ngo ni Yao Jin City. General Fei Hong atanye nsinzi kaza General Fei Hong. Twaje ku nyubako ya General Fei Hong. General Fei Hong Mansion. Ku nyubako yatanye nsinzi. Icyo gihe Abawei baratsinzwe. Tugaruka ku rundi ruhande rutegereza maske. Yanze generali ntabwo yarenze rwa rugamba cyo bita intambara urugamba rugatwara abantu we uyareba umwanya inkota bari baramuhaye inkota nta ikirimo bayimwambaye Yanga Master aragutegereje aho wiga Young Master urategererejwe aho wiga yambara mask bisa nk'umukobwa uranga agenda yambaye mask mbateka twatangiranye n'ubuzima bw'uko yabayeho
Rukambe vai. Eri mao.